Muri iyi video tugiye kuganira ku kintu kigezweho. Nkubwire uko nyumva, ni umuntu wambajije ikibazo, mvuga uko nyumva. Ikintu cyitwa kujya hanze. Abantu basigaye muri iyi minsi bakundana n'aba diaspora kugira ngo basezerane nibirangiza ajye hanze. Kwimuka ukava mu Rwanda ukajya ahandi hantu. Nicyo tugiye kuganiraho, nkubwire uko ngewe nyumva nuko nkibona. Ikaze, niba ari ubwa mbere wagera hano tuganira ibintu byinshi bitandukanye. Nge ndi Didier, tuganira ibintu byo mu buzima busanzwe, business, uko atera imbere mu buzima, donc ikintu cyose gishobora kugira umuntu akamaro mu buzima. Tukiganiraho nawe niba ari igitekerezo ufite ugisige muri comment, tuzakiganiraho mubwire uko mbyumva. Ntago ndi umu expert mu bintu na bimwe, ariko mvuga ibintu uko mbyumva tukaganira. Nanjye ufite ikindi gitekerezo ukakiba muri comment. Niba ari ubwa mbere wagera aha rero, hano hari buto y'umutuku yitwa subscribe. Uri kuyibona? Ikandeho mbere yuko dukomeza ikiganiro. Iyo ngiyo y'umutuku yanditseho ngo subscribe, ukande no kuri iyo nzogera ya notification. Wabirangije? Dukomeze. Tugiye kuganira rero ku kintu kigezweho i Kigali, kujya hanze, kujya muri Amerika, kujya muri Canada. I Kigali hasigaye haba abantu benshi, nyine kuva kera bibaho ariko ubu byariyongereye. Niba ari ubushomeri, niba ari iki simbizi, abantu bose basigaye baba bashaka kujya hanze. Ngira ngo wumvise story nk'umezi yashize y'umuhungu witwa Sano Olivier wakundanye n'umukobwa wo mu diaspora, yarangiza bagasezerana, yamara kubona nyine agafashe, yamaze kubona passport ye nawe ashobora kugenda, maze kubona nyine ibintu byose biri ku murongo akamukatira. Ibyo bisigaye bigezweho, abantu bashaka nabo kwigendera. Umuntu ava muri hanze akaza akabona n'undi amezi abiri kuko amubwiye kazamujyana, bagashakana, bagerayo bikanga. Mbese ni ikintu kigezweho. Wumva n'abandi bantu bava mu buzima bwabo busanzwe bakemera kujya kuba mu nkambi, bakitwa impunzi kugira ngo bazajye kuba hanze, bajye muri Amerika, bajye hose. Donc bigezweho ibyo ngibyo i Kigali. Icyo kintu rero nshaka kubwira uko nyumva. Umuntu wakimbajije ntekereza ko dushobora kuba twarigeze kuganira. Ntabwo izina nabonye nshobora kuba ndiza, ariko ntago mbizi. Akenshi mu gihe cyashize nakunda kuganira n'abantu nkabwira ko ngewe numva atari ngombwa. Impamvu nabivugaga rero ni iyi: abantu benshi twari turi mu kigero kijya kungana, nabivuga nko mfite imyaka 20 cyangwa 19, numvaga kujya hanze atari ngombwa kuko abantu benshi twaganiraga bari abantu tujya kungana. Umuntu uri mu myaka 20 atarengeje 23 n'ine nta ntego bafite mu buzima. Kumva rero umuntu udafite intego mu buzima, intego yari ukujya kuba muri Amerika, birababaje. Nese nyine uretse ya Amerika ubona muri filime itanabaho, kuko ntago ibintu umuntu abona muri filime biba ari realite, nabo haba abantu bakennye. Rero kuba udafite intego mu buzima, intego yawe ikaba ari yo kwimuka ukajya kuba muri Amerika, ni ikibazo. Kugira ngo rero umuntu utarimuka abyumve, ndakoresha urugero rw'umuntu uri mu Rwanda. Reka nkubwire inkuru y'umusore witwa Habimana. Umusore witwa Habimana yavuye mu iwabo mu cyaro, tuvuge wenda Igikongoro, afite imyaka 25 muri 98, kuko u Rwanda rwashaka gutera imbere, akabona ukuntu Kigali iri kubakwa vuba. Yumvise nazi Kigali biri bugire ikintu bimugezaho, ari bugerageze akabaho neza. Avuga afite imyaka 25 azi Kigali. Ibaze nawe yafite ubu ngo kora imibare bitewe n'igihe uri kurebera iyi video, uramenya imyaka afite. None igihe yageraga i Kigali, kuko nta kindi kintu yarazi gukora, yagiye gukora akazi ko mu rugo, bakamuhemba 2000 bigenda bizamuka wenda, ariko amafaranga buri gihe yahembwaga yabaga huje n'ibihumbi 2000 ugerageje n'igihe bageze mu bwo nuba ari 2000 byo muri 1997 ubishyire mu y'ubu ngubu wumve uko angana. Aragakora ageze ahabona ari gukura, akavamo ajya kuba umuzunguzayi. Leta iciye byo kuzunguza mu muhanda, ashaka ikindi kintu akora, mbese akora ibyo abonye, atangira gushaka utuntu akora. Iyo nkuru wayumvise, utekereza ko yageze mu cyaro abandi yasize biba bimeze gute? Kuko bari mu cyaro bafashe igihe, barahinga, batera imbere mu buzima. Umwe wenda agashaka umugore, amara gushaka umugore akorora inka, bafite abana biga muri primaire. We wibuke yaje i Kigali, icyaba barusha rero yagiye ni iki? Abakeye, yambaye neza kuko azi kugura imyenda i Kigali, akambara inkweto. Yagezeyo bamubwira ngo boss, ariko iyo aciye baramubwira ngo ngiye rero uriya n'umugore wanjye nubatse iriya nzu, mfite n'abana. Urumva dukurikije uko society ibona ibintu, ninde uri mu gihombo? Nuwaje i Kigali nta kintu kizima yagezeho, uretse kuba nyine abaho bwa buzima bw'i Kigali. Kandi nabwo ntekereza ko kuba umuntu aba mu mujyi, uretse kuba nyine usa neza bitandukanye n'umuntu ujya guhinga, nta yindi nyungu nini biba bifite mu buzima. Mu buzima iyo utari kugera ku cyerekezo cyawe,
nta nyungu biba bifite. Urugero rero rw'uwo muntu turi burukuremo ibintu bine bishobora gufasha umuntu utekereza kujya hanze. Kujya hanze si bibi, icyo mvuze cyo si bibi kuko ntabwo Kigali tuwe n'abakavukire gusa. Akenshi usanga n'abakavukire ntabwo bakoresha ayo mahirwe yo kuba bayirimo kubera bayakoresha neza kuko nyine ntabwo bashobora kuhabona opportunity. Ikindi, Amerika ni igihugu cy'igihangange kuko ituwe n'abimukira. Urumva ko kwimuka ni byiza, kuba ahantu hajya bimukira ni byiza, iyo wimutse urakora cyane ni byiza pe. Ariko tugiye kureba niyo mpamvu ikwiriye gutuma umuntu yimuka akagenda. Ese ukwiriye kumara igihe cyawe cyose ushaka kugenda gusa utazi n'impamvu ugomba kugenda? Ikintu cya mbere rero gikwiriye gutuma witekerezaho ni ukugira intego mu buzima. Biramubaje kuba umuntu yarangiza segonderi akarangiza kaminuza nta yindi ntego afite uretse iyo kujya muri Amerika cyangwa i Burayi. Ibyo byaba ari ikibazo. Ntabwo uri kureba, nta yindi ntego mbese ufite mu buzima uretse kugenda. Ibyo ni ikibazo. Gira intego irenze kuvuga ngo ndashaka kugenda. Urashaka kugenda se ugakora iki? Icya kabiri, menya gushaka opportunity, menya kuvumbura opportunity, ukareba amahirwe ahari. Kugira ngo iki cyumve, tekereza. Ubundi mu buzima haba abantu babiri. Habaho umuntu ushobora kubona hari ahantu hose imiryango ifunze y'amahirwe, opportunities, agakomanga mpaka imiryango ikingutse. Hakabaho n'undi ushobora no gukingurira imiryango yose y'amahirwe akayapfusha ubusa. Mu buzima rero ugomba kumenya mu cyongereza nibyo bavuga ngo hunting for opportunities, guhiga amahirwe ukayirukanka amahirwe yawe. Kuki mvuze icyo kintu rero? Tekereza, mu Rwanda haba amahirwe menshi. Mu gihugu gitoya buri gihe haba hari amahirwe menshi kuruta igihugu kinini. Gute? Kuki mvuze ibyo ngibyo? Mu Rwanda biroroshye ko umuturage abwira perezida ikintu ashaka. Ushobora kugira ngo ndi kubeshya. Mu Rwanda bakora umushyikirano ukabwira perezida ikintu ushaka. Uri kumva amahirwe hari ukuntu angana? Umuturage uwo ari we wese yabwira perezida icyo ashaka igihe agishakiye. Ushobora kumva ko ayo ngayo atari amahirwe, ni amahirwe. Ni ukuvuga ngo inzego z'ubuyobozi zirakwegereye kurusha uko ushobora kubitekereza. Gutangira business mu Rwanda biroroshye, kubona akazi biroroshye ugereranyije n'aho handi. Gusa simvuze ko ubukene budahari, ahandi ubukire burahari, ariko kubona amahirwe i Kigali, gutangira business ukayikuza i Kigali biroroshye. Wenda ntabwo iri bugera higukiza ngo ikungukire, ariko ari ukuyitangira muri Amerika no kuyitangira i Kigali, icyoroshye ni i Kigali. Mvuze gutangira, hari impamvu mvuze gutangira ndibuze kuyigarukaho. Rero urumva, niba uzi intego yawe mu buzima ukaba uri kumva ushobora kuyigeraho mu buryo bworoshye i Kigali, ntivuze kuyigeraho 100%, wahatangiriye ukareka guhita ugenda. Kuko nugenda nta ntego ufite uzagaruka usanga abo wasize baragusize. Ni handi rero umuntu abayo imyaka yose atabwira abana icyo akora, akomeza kwitsimbayo ngo atazagaruka abantu bakamuseka. Impamvu rero nivuze ngo Kigali nkagaruka ku mahirwe n'ayaye. I Kigali kuhakorera business ukagera ku ntego za 100% biragoye kuko amafaranga yacu ntago afite agaciro kanini. Ni nayo mpamvu wabonye leta iri gushishikariza abantu gukora ibintu ushobora kujyana hanze, ku exporting. Rero ukora ikintu ugitangirire mu Rwanda nibyo. Mu buryo bwihuse imyaka 2-3 gishobora kuba cyakuze wamaze kumenya agakino, niko urubyiruko rubivuga, wamaze kumenya game y'ukuntu bakora ibintu runaka. Nurangiza ukijyane hanze niba uri businessman, niba ushaka akazi tangira ushakire mu Rwanda, kuko nugera hanze bizagusaba kwiga. Ushobora kuza gukorera akazi kazatuma ukatizigira gatuma ubona amafaranga nyine ugakomeza ukarwanira kubaho gusa. Ikindi, menya ko ahantu hose haba ubukene. Muri Amerika no mu Rwanda haba abantu benshi batagira aho baba, ni muri Amerika, ntago ari mu Rwanda. Rero ntago Amerika tubona muri filime, i Burayi tubona muri filime ari byo by'ukuri. Hari ubuzima busanzwe. Ntago hanze bagenda bari gukandagira ku mafaranga, ugenda utoragura amafaranga, barayavunikira ugaswetinga ukagira icyuya. Rero ntago ikingenzi ari ukwirukanka ngo ujyeyo. Icyo tucyumvikaneho rwose neza. Ikindi kintu cya kane nshaka gutsindagiriza ni uko isi yabaye nk'umudugudu. Niba ufite ikintu uzi gukora ukaba kugera ku ntego zawe, utekereza ko ari ugukorera mu Rwanda no gukorera muri Amerika ikiza ni iki? Uzi ibintu bigezweho. Abantu benshi b'abazungu baza gufungura kampani muri Afrika no mu bindi bihugu bya Afrika. Kubera iki?
muri Afurika ifaranga ryacu riba rifite buri gihugu amafaranga yacyo aba ari munsi y'idolari. Turacyari mu nzira y'amajyambere, amafaranga yacu ari munsi, guspendinga biri hasi, abakozi barahendutse. Umuntu uvuye muri Amerika afite abakiriya bo muri Amerika akaza ngo abanyarwanda bamukorere, aspendinga amafaranga make, atakaza amafaranga make, twe tukamukorera tukabona ari menshi. Uri kumva opportunity z'ibinaha. Niba rero isi yarabaye umudugudu, kuki utakiga ibintu ushobora gukora aho uri hose ku isi ugakorera abantu bari hanze? Hari ibintu byinshi ushobora gukora uri inaha, ntago ari ibintu bitabaho. Mfite abashuti banjye b'abantu nzi bashobora gukorera umuntu uri hanze kandi ari mu Rwanda, akamukorera akamwishyura mu madolari. Yes, isi yabaye umudugudu. Niba wumva rwose wajya gukompeta muri Amerika, wabikoze uri mu Rwanda, karibu uzunguka, nibwo uzagira amafaranga. Kandi na Kigali iri gukura, ubuzima bugenda buba nk'ubw'ahandi hose, ahubwo burushaho guhenda. Rero nuko nguko mbyumva, kujya hanze si bibi, ariko banza umenye ibyo bintu. Mu mutwe wanjye hari n'ibindi byinshi wakwiye kumenya, ariko ibyo bine ni ingenzi. Nsoza, tekereza, iyo ubonye nk'umuntu uvuye hanze ukabona afite amafaranga, uzi impamvu ubona ari menshi? Si uko iyo yari atavunika, si uko iyo yari wabona atari umukene, ntabwo iyo ugeze hanze uba Bill Gates, hoye. Nuko ahubwo amafaranga yacu afite agaciro gato ugereranyije n'amadolari. Rero iyo yaje afite amadolari 500, mu gihe we nta kintu kinini yamumarira ari hanze, wowe ubona havamo ikibanza mu cyaro, yaba afite amadolari 2,000, wenda atanagejeje no ku mushahara we w'ukwezi, wowe ukabona havamo imodoka. Niyo mpamvu rero ushaka kujya hanze kugura imodoka birahendutse iki, ariko nta kindi kintu nyine. Ni nka muntu uva mu cyaro akagera i Kigali atazi icyo agiye gukora. Menya icyo ugiye gukora, umenye purpose ufite. Kuki se abantu benshi bajya kwiga hanze bakagaruka gukora mu Rwanda? Nuko babona hari amahirwe. Ntago umuntu bahanze nagapfa kubaka inzu kwa wowe. Kigali wubaka inzu yawe ukayibamo, urumva amahirwe ari mu gihe kizaza uzaba ushobora kuyigurisha. Gusa hanze urahabukodesha, urumva ni byiza niba uzi icyo ugiye gukorayo. Ariko menya ko mu Rwanda hari amahirwe menshi. Niba udashobora kuyabonera i Kigali, uzayabonera hanze se? Niba udashobora kwishakira akazi, niba udashobora kugira ikintu ukora i Kigali, ni gute uzakibona hanze ukagishobora? Menya rero gushaka amahirwe. Naho niba ushaka kugenda urugendo ruhira, ariko menya icyo ugiye gukorayo. Kuba urebye iyi video ukayirangiza ni ibintu bishimishije cyane rwose. Bitumye winjira mu banyamahirwe bake bazajya batsindira ibihembo buri munsi. Kugira ngo nkubwire ibyo bihembo rero, banza ukande subscribe na notification, iyo nzogera. Wabikanze? Igihembo nyamukuru ni ukujya ureba video buri gihe uko nyishyizeho, ukayireba uri uwa mbere, kandi iyo video kuyireba ni ubuntu. Nta kintu wishyuzwa na kimwe. Hari ibindi bihembo se wari utegereje? Ibi ni ibiki Abanyarwanda bakora umuganda? Icyo ni igihembo, kureba video y'ubuntu buri munsi. Uzajya uba uwa mbere, uzajya uyibona. Ahubwo tubonane muri video ikurikiyeho.